ubu rero nabyutse ndagenda uracyaryamye narindi kure byatari umva mubwire rero umva mubwire mukuru ese ko umuntu atari gutekereza ubuzima tugiye kuba mubona tuzabushobora icyo narindimo Linda ntabwo ndi kubyumva neza mbarubwire ubona tuzabishobora buriya koko ngewe kubona saze ese uvuye ucyo wazindutse nyine nanagiye kuranga agafilimi ariko nyine nabyutse none se wowe kuki uba ukiryamye aya masaha numvaga naniwe ntabwo ndi kubyumva ubu se kankubaza ikibazo kimwe tujanga kuba muri geto njye nawe turi babiri gusa sibyo nta babyeyi bahari nta muntu umwe uri kudukontorora tugiye ko icyo dushaka cyose Linda nta kibazo none se nimba tubana hanga muri geto twenyine uraryamye njye nabyutse urukiryamye ese hari ikibazo oya gutwaye uhora Imana igira neza Imana ishobora byose ndagushimiye uri Imana igira neza mbonye kugira neza kwawe uhora Imana igira neza imyaka myinshi igihe kinini cyane gishize ndi mu bushomeri mbonye kugira neza kwawe mpaye akazi najyaga mpora ndandira Imana igira neza nkabona abandi ariko Mana yanjye nanjye mbonye kugira neza kwawe ndagushimiye uri Imana igira kubera iki ntabwo tuzwi neza ra kubera ntabwo nzi guteka bazi urabizi neza ndagerageza Imana ishimwe ubuzima bwo kuba muri geto nawe twe tuzabishobora kubera ntabwo uzi guteka ntabyo nyine niyo mpamvu nawe mbikubaza ntabyo ariko utanseka twari tugiye gukotora neza njye ndabizi nawe nzagufasha birandenze ni igihe kinini cyane gishize Imana utakambira gusaba akazi ariko final mpaye akazi Imana ndagushimiye bikuye ku mutima mu magambo yanjye wumviko mu gusenga kwanjye gushima kwanjye Imana ni ukuri ndagushimiye ubwo rero uzanca neza menye byose menye byinshi nta kibazo shana nyiri mbashaka kumenya ubuzima bwa geto gusa ndishimye shafu ndishimye ko tugiye kwiyobora shana ndishimye ko tugiye kuba muri geto pe ahubwo mva mubwire tukaba turwana imirimo nzayaneka wowe umese ntabwo byumvikana kuko iki mese gukomana yanjye kumesa twaba dufite abakozi bo kumesa ntabwo uzi kumesa ntabwo nzi kumesa pe ntabwo uzi kumesa ntabyo nzi umukobwa ungana nawe ntabyo nzi please ntabyo nzi rwose ntabyo nzi umukobwa ungana nawe numese n'ikariso yawe as I said ntabyo nzi umukobwa ungana nawe ntabyo nzi nakubwiye nabwiye ko ntabyo nzi umva mu bwenge ntuzanirize umwanda sinkunda umwanda pe ko ungana nkanjye uri mukuru wanjye uzajya ubinkorera sibyo byumvikana nkubaze umwana aba ari hasi umukuru ari hejuru nyine uzajya ubinkorera as my friend urankunda kandi ndabizi ko nkunda turabana tugiye muri geto ibibazo tubishyire ku ruhande uzajya ubinkorera sibyo ese nkubaze Linda kamubwire reka nkubwire basi nzagufasha ariko nawe uzagira ubushake bwo kunyeka gushaka ko ngufasha ubwo rero ugiye gutangira unyigishe ibyo nta kibazo warakoze ushimwe Mana warakoze ushimwe Mana warakoze ushimwe Mana warakoze Imana mpinduriye ubuzima nuko inzaturi turagishima Imana ugira neza ugira neza kwawe urakoze Imana ndi kumesa byo ntabwo nabikubwiye akoze kuko bakomeza kumurusha uburakari n'ubushinzi we nakubwiye ngo bikase ndikwifuriza kwambikwe byo wigize nkwereka imaze suri kubona idasa neza kwigisha abana bangahe bakaha amafaranga na kuriya bakamura ibintu nk'iyo ukomodeshere inzu bakanshyira ntabwo ibintu bibaho reka ntangire nyamwere amafaranga ya mbere abana be ukoze kumpindurira ubuzima cyakoze mpinduriye amateka nakweretse sinakweretse iyanjye
ugiye kunyereka nawe yakunda ntabwo nabyihanganira nta mata oya amata si mata ibiki amata ni amata nshuti yanjye ariko mva nkubwire ntuzasuzugura ese riko ubabaye umva nkubwire wibabara ntabwo nari ngamije ngo dutongane tujyane amakimbirane sibyo nari ngamije kukwereka yuko ubuzima bwa geto ntabwo bworoshye ugomba kwirwanaho nanjye nkirwanaho ariko tugahuriza hamwe ntabwo nakumesera umesera amakariso ngutekere nk'aho uri ikimuga tugomba gufatanya kuko twese turi abakobwa turakuze shomeri uragatsinda cyakoze bana ni nziza yawe igihe cyose cyari gishize we ubu nanjye ngiye kubyibuha nk'abandi ariko riri ababyeyi si baduhaze koko kubera iki njye mbona kudukodeshereza inzu bakatureka twenyine kuko si baduhaze aha umva nkubwire batwohereje ngo tuze twige oya riri ejo nimeretse kumva ngo dodingo yaratwigishije ikibazo cy'igitabo cyaza kutwigisha ariko watinyereka iki gice cyatwigisha mpana mfite amatsiko gusa usanze ari umugore sha nsanze ari umugore abagore barasuzugura wapi umugore nta nubwo nakemereje ku muryango w'inzu yacu ngaje kutwigisha dusipoze ko twigishije wakora iki aya sha ntabwo nabyemera nahita mbwira dada akayamwaka akaza kodesha undi it's fine ahubwo mbwira usanze ari umusore cyangwa umugabo ahubwo nsanze ari umusore wamukunda cyangwa avuga ngo ari n'umugabo shari ruzi icyo namukorera kanakereze ndakibutse namumeshesha amakariso yes Simon. Hello brother. Meze bite bro? Ni neza umeze wowe? Sha ni neza nta kibazo makuru y'iminsi. Makuru neza ariko wowe nta no kumbwira ngo mugurira agacupa koko. Sha tubaturanye sha ntabona naragukuyeho. Wowe fagitire yawe kwidahenze unakugurira n'agasoda koko. Agasoda ariko tuba tunaburanye panga tubonane pe. Turaburanye kabisa. Turaburanye mwana. Sha reka nkubwire pe niba ari iby'akazi ntumpangayikire ushatse kumbwira iki sha niba ari akazi ntuzongere kumuhangayikira pe ubu ngubu nabonye akazi keza kampemba amafaranga menshi kandi ubu ni umukire mwiza cyane kumenyera ibintu byinshi hafi ya byose ubu mbese nta kintu kikingora sha nta kibazo pe shari urangira nagize amahirwe kuba twaje muri geto nagize amahirwe kabisa kubera iki shumva wongera nakundaga kwikora kubera papa na mama bikancanga nkabura ukuntu mbikora mani shamani ngereka nkubwira ibintu by'imyotsi simbikunda mu buzima bwanjye bizagira ibintu ukuri niyo mpamvu nta bwenge nawe ugira niyo mpamvu nta bwenge ugira mani uzi kure kukotsa ukuntu ku bandi bamva uri wibisunye imeze neza ntabwo ari byiza ntabwo tuzabana mani udakururaho akira mw'ukuru reka mvana imbere niyo mpamvu ntabwo ugira mani uri daji namaze tu ntabwo twabana ariko reka nkubaze ninde mubyeyi washimishwa no kubona umwana wanywa itabi ibiyobyabwenge ushatse kuvuga iki rinda wajya wibaha wajya umenya ko uri umukobwa kandi ukiri umwana amususure kamubwire umva mubwire muko n'undi munsi iyo maze kwikora nta muntu nzeyuka mani nakujya ingoto mama muri aho amakuru y'iminsi natwe tumeze neza cyane mama ntabwo wabyumva mbaze uti ngiye kukubwira ibiki ngiye kuguha inkuru nziza utigeze wumva na mbere
ni ukuri ntabwo nkubeshya oya ntabwo ari ibyo mama wari uzi n'ibindi mama dufashe dushimira imana nabonye akazi mama nabonye akazi keza ntabwo nabona ukuntu mbikora kereka turi kumwe nabikusobanurira ni ukuri nanjye sindabyumva gusa ndagushimira ukuri amasengesho yawe yageze ku mana ma ibyo ushaka gukora nawe nta muntu unze yuko namugeze ko Nshaka kubica. Genza kwica bakumva. katubireke Man, yone wewe bisunyi katubireke basi. Ndagushimira cyane. Nukuri warakoze cyane. Ntabwo wigeze untera mu bushomeri bwanjye, waramfashije. Umfashije ibishoboka byose pe warakoze. Depasire ku mwezi 2020 ugura agafanta.